igihe kiragera nkaza ku isi then nkasubira mu ijuru. Utwita inda ya Yesu. Utwita inda ya Yesu? Yego. Yayiguteye ryari? Ubu utwita inda ya Yesu? Yego. Murabyara se? Oya, ntabwo ndabyara kuko igihe cyo kubyara ntikiragera. Njya mba mu ijuru. Niho mba numva merewe neza. Hanyuma mu gihe runaka nkaza gusura abantu bo ku isi. Igihe cyo kubyara gusa kirenda kugera. Yego. None se ariko ntabwo nzabyarira ku isi. Uzabyarira he? Nzabyarira Ikibeho. Ikibeho se si mu Rwanda ahubwo? Ariko numva ko Kamemo Ikibeho urabizi ko ari ahantu hatagatifu. Rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. Iyo nabyaye Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. Iyo nabyaye ahita yongera akampindura umukobwa akongera nyine tukinjira muri feeling za kwezi. Uri kuvuga ibi ubu uri kuvuga mu buryo buri bwanyabwo? Ndimo ndabyumva kandi ubu ngubu rwose ushatse ko tunabyinjiramo tukabisobanura mu gihe cyabyo kigeze. Abakunzi ba Mubunesi TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, u Burundi, Congo, Tanzania ndetse na Uganda. Mwese muri Afrika y'Amajyepfo, cyane cyane abari mu mujyi wa Lusaka, bari muri Lilongwe mu mujyi wa Malawi, ndabasuje cyane. Kandi abantu mwese mudukurikiye muri Afrika y'Epfo, cyane cyane mu mujyi wa Cape Town, ndabifuriza kugira umunsi mwiza. N'abadukurikiye muri umugabane w'Uburayi, abari mu gihugu cya Sweden, abari mu gihugu cy'Ubwongereza, abari mu bihugu bitandukanye mwese, n'abari ku mugabane wa Amerika mwese mwumve mwikaze. Ndabasuhuza kandi abari mu gihugu cy'Ubuhinde, abari mu gihugu cya Indonesia, mwese mwumve mwikaze. Ndifuriza kandi abantu mwese mufite akazi namwe mudafite akazi, ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda, nta gucika intege. Iyi mukurikirana rero ni Mubunesi TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse mu biganiro tugenda tubagezaho, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, Imana igibahe umugisha mwinshi cyane. Muri inshuti za Mubunesi TV z'akadasohoka rwose, turabishimiye cyane. Uyu munsi rero nta kindi kituzanye, ni bya biganiro tugenda tubagezaho bitandukanye. Uyu munsi rero nk'uko mugenda mubibona kuri screen, hari inkuru zirimo ziragenda zivuga rwose. Hari abamama babiri rwose maze kubona bari kugenda bari koroza ku ma YouTube. Bamwe ngo batewe inda ngo na Yesu, abandi batwitiwe Yesu, abandi mbese ni ibintu nanjye byanyobeye rwose uko nabivuga. Ariko mu bigaragara ni abantu barimo barashaka kwamamara cyane bagendeye ku bintu nk'ibi, kandi ntabwo ari byiza kwamamara usebya ijambo ry'Imana ngo Yesu ngo uramutwitiye, ngo yaguteye inda. Imagine nk'ibyo bintu byose tuba turi kubona. Mu by'ukuri biragaragara ko aho ibintu bigeze abantu batagitinya Imana, cyangwa ngo bumve ko bafitiye Imana ubwoba. Iyo turebye mu bihe bya kera, mu gihe cya Mose, ubwo yarayoboye Abisirayeli bari mu butayu, barimo bava muri Egiputa, byonyine no kuvugana n'Imana, inkuba zarakubitaga, imirabyo ikarabya, abantu bakagira ubwoba. None abantu ubu ngubu rwose barimo barubahuka Imana mu buryo bukomeye cyane. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. Sinzi uko abantu bubu bishobora kubafata muri iki gihe, sinzi rwose, ni ibintu bikomeye cyane.
urabona nk'uyu mumama mubanze mwiyumvire n'amagambo yavuze hano. igihe kiragera nkaza ku isi deni ngasubira mu ijoro. utwita inda ya Yesu. utwita inda ya Yesu Yego. yayiguteye ryari? ubu utwita inda ya Yesu? Yego. nturabyara se? oya ntabwo ndabyara kuko igihe cyo kubyara ntikiragera. njya mba mu ijoro. niho mba numva merewe neza. hanyuma mu gihe runaka nkaza gusura abantu bo ku isi. igihe cyo kubyara gusa kirenda kugera. Yego. none se ariko ntabwo nzabyarira ku isi. uzabyarira he? nzabyarira Ikibeho. Ikibeho se si mu Rwanda ahubwo? ariko numva ko Kamemo Ikibeho urabizi ko ari ahantu hatagatifuje. Yego. niho rero nzajya kururegereza uwo mwana. Anga twahuje urugwiro. birangira rero muri uko guhuza urugwiro havuyemo icyitwa umwana. agutera inda. ubu ni wowe wari uzaza gucungura isi? Imana nzagutwita. nje gutwita rero aribwo Imana yahisemo kuboherereza Yesu. ngo iki yakose ibi ni ikira. ubu ntituri mu minsi ya nyamara, ubu ntitwageze mu mperuka. oya iminsi ya nyuma yo niragera. gusa buriya urimo urakora ibyaha burimo urikururira inzira zigirimbukira. irimbukiro. ariko iyo uri gukora ibyiza nawe uri gutegura ejo hawe hazaza kugira ngo ubashe kujya. byinshi agenda atangaza mu by'ukuri. ubu tuvugana utwita inda ya Yesu. ni umumama ugaragaye kuba cyane kuri iyi miyoboro ya YouTube channel. murumva amagambo avuze rwose, kumva rwose abifitiye na confidence. agira gutya ngo akajya mu ijuru akagaruka. mbese ni ibintu biteye ubwoba. biragaragara ko Imana bari kwimenyera cyane mu buryo buteye ubwoba. ariko Imana ntabwo imenyerwa. tuzi abantu benshi bagiye bashaka kumenyera Imana uburyo ki bagiye bahura n'akaga gakomeye cyane, gakomeye pe. rero sinzi wowe nkawe uvuga ibintu nk'ibi, nimba ushaka kwamamara kubaka izina mu bintu nk'ibi ngibi ukinisha ibintu by'Imana, biragoye cyane, biragoye. Imana rero ntabwo imenyerwa. ugomba kwisubiraho ukanasaba imbabazi Imana, kuko Imana ni inyembabazi. iyo usabye imbabazi irakubabarira. rero Imana ntabwo imenyerwa. sigaho nawe watekerezaga ibintu nk'ibi ntabwo ari byo. nimba ushaka kubaka izina se cyangwa ushaka kwamamara ukora ibintu abantu batazagenda bagira gute babremingaho cyane. wubaka ibintu bifatika. hari undi mumama rero wowe n'ubundi amaze igihe witwa Mama Chance wako benshi bagiye bamuvugaho ibintu bitandukanye, mu gutwara abagabo b'abandi, imyenda y'amaraso ifite imbaraga, ibintu nk'ibyo, kujya ikuzimu. mbese ni ibintu nabyo byagiye bivugwa cyane kuri iyi miyoboro ya interinete cyane ku ma YouTube channel. hano rero hari aho nawe yabaye nk'uwunga mu rya mugenzi. birasekeje kandi biranababaje pe. mwumve nk'aho yagize icyo avuga kuri ibi ngibi byose biri kuba. nawe yabaye nk'utera ikirenge mu cya mugenzi wiwe. nawe basa nk'aho wagira ngo bari muri competition kugira ngo bamamarira kuri topic imwe bafite. sinzi rero ibi bintu aho tugana mu muntu namwe. rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. iyo nabyaye Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki. iyo nabyaye ahita yongera akampindura umukobwa, akongera nyine tukinjira muri feeling za kwezi. uri kuvuga ibi ubu uri kuvuga mu buryo buri bwa nyabwo. ndimo ndabyumva kandi ubu ngubu rwose ushatse ko tunabyinjiramo tukabisobanura mu gihe cyabyo kigeze uzambaze nzagusobanura. ahita yongera akampindura umukobwa, tugasubira muri feeling z'ukwezi kwa buki, akongera akantera inda. umunyamakuru kare twari turi kumwe wihumure we namubwiye nti urabyitwaramo ute ko ubundi muri affection Yesu yarimo ambaza ati ko mbona watese cyane. njye ntago namubonaga ahubwo numvaga feeling z'umuteto wanjye na Yesu kwa kundi umugabo ahake y'umugore amutwitiye abana. ubu Yesu yahageze aha ngaha se
aha araryamye ari mu cyumba zigiye zitandukanye harimo iyitwa Urugendo TV ndetse n'iyi video akaba ariho benshi bagiye bayikura. N'umugore uri kwigamba ko Yesu yamuteye inda ngakomeje kumushinja. Benshi bakomeje kwibaza ko ari umusazi cyangwa se mu by'ukuri akaba ari umuzimo, dore ko yakoze ikiganiro ubushize avuga rero duhora twinjirana mu kwezi kwa bukiyo. Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa bukiyo nabyaye. Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa bukiyo nabyaye, ahita yongera akampindura umukobwa, akongera nyine tukinjira muri feeling za kwezi. uri kuvuga ibi rero nawe urumva ko nawe inzira ari imwe, bose systeme ni imwe yo kugira ngo bamamare bakoresheje amagambo nk'aya asebya Imana. Ntabwo ari amagambo rwose ahesha Imana icyubahiro, cyane cyane umwana wayo. Mu by'ukuri ibi bintu byo kwamamara, abantu barimo bashaka bamamara mu buryo butandukanye. Wakamamara udashaka kugira gute, udashaka kwamamara cyane usebya ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ubwayo. Kuko ibi ngibi ni ibintu ushobora kuzahuramo n'akaga gakomeye cyane. Tuzi abantu benshi bagiye bamenyera Imana, n'uburyo ki bahuye n'akaga gakomeye cyane. Urugero rwa hafi ni umwami witwa Nebukadinezari. Murabizi ko Imana yamukoreye, yagiye akajya kurisha mu ishyamba imyaka n'imyaka, agatondwaho n'ikime, inzara zigashokombera zikamera nk'iz'inyamaswa. Muzi umwami Herode wavuze ati rwose abantu bakavuga ngo avuze nk'Imana, uburyo ki yahise imukubita hasi nk'ako kanya. Noneho urimo uramenyera Imana, ni ibintu bibabaje cyane. Rero isubireho nawe utekereza ibintu nk'ibi byo kujya kwamamarira mu bintu bijyanye no gusebya umurimo w'Imana no gusebya Imana, kuko ushobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ndabifuriza rero abantu mwese mwari mudukurikiye kuri Humble TV akazi keza kuba gafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ugusenga Imana no kuyizera, kuko Imana niyo igena byose. Kandi ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo. Mwese mwari mukurikiranye Humble TV, mbibutsa kujya mukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibi biganiro tubagezaho bijye bigera ku bantu benshi batandukanye. Imana ibaho umugisha, kandi twisubireho kujya dukinisha Imana, kuko Imana ni ikinishwa cyangwa ngo imenyerwe, ahubwo tujye turushaho kugira gute gukurikiza amategeko yayo. Sawa rero, mugire umunsi mwiza. Shalom.